Mu mateka ya Bibiliya hari gahunda zashyizweho n'Imana zitari iz'ubuyobozi gusa, ahubwo zari zifite ubutumwa bwimbitse bujyanye n'ubutabera, imbabazi n'umudendezo w'umuntu. Muri izo gahunda umunsi wa Yubile ni umwe muri zo zari zikomeye cyane. Uwo munsi ntiwari umunsi usanzwe, cyari igihe Imana yigaragarizagamo ko ariyo nyir'ubuzima, ubutaka n'abantu bose muri rusange. Mu isi abantu bakunze kwibwira ko ibyo bafite babigezeho ku mbaraga zabo, cyangwa ko ubutunzi n'ubutegetsi ari ibyabo by'iteka ryose. Yubile yazaga nk'ijwi rikomeye ribasubiza mu kuri kw'ibintu, ko nta muntu ugira ikintu cyose ku buryo buhoraho kandi ko ubuzima bwose bugengwa n'Imana. Yubile ntabwo ryari itegeko risanzwe rishyirwaho ngo rigenzure imibereho y'Abayisirayeli gusa, ahubwo yari gahunda igaragaza umutima w'Imana ku bantu bayo. Yari uburyo bwo gusenya inzego z'akarengane zishobora kwiyubaka mu gihe runaka. Aho abakire bagendaga bakomeza gukira, abakene bagakomeza kugwa mu bukene bukabije cyane, ndetse bamwe bageraga n'aho bagurishwa nk'abacakara. Muri iyo si y'akarengane Imana yashyizeho Yubile nk'umucyo ucya mu mwijima, nk'igihe cyo gusubiza ibintu mu buryo no guha buri muntu agaciro ke nk'uko yaremwe. Iyo twitegereje neza tubona ko Yubile cyari igikorwa gikomeye cyane kirenze imitekerereze ya muntu. Yari igikorwa cyo kugarura icyizere ku muntu wari waracyambuwe, umuntu waguzwe n'abandi, watakaje ubutaka bwe, wari waracitse intege kubera imyenda. Yabonaga umunsi wo gusubira mu buzima busanzwe, aho atakiri imbata, aho atakiri umunyantege nke, ahubwo aho asubira kuba uwo Imana yari yaramuremeye kuba we. Byari nk'itangazo rikomeye rivuga riti, ubuzima ntiburangirira mu gutsindwa kwawe, hari igihe cyo kongera gutangira. Uwo niwe wari umutima wa Yubile, gutanga amahirwe mashya, gusubizwa icyubahiro umuntu yatakaje, no kwerekana ko imbabazi z'Imana ziruta amateka mabi ya muntu. Ikindi kintu gikomeye kurushaho ni uko Yubile yari igikorwa gihuriza hamwe ubutabera n'imbabazi. Akenshi mu bantu ibi byombi ntibabasha kubihuza. Ubutabera bushobora kuba bukomeye, imbabazi zikaba zoroheje. Muri Yubile Imana yari yarabihuje mu buryo butangaje. Igaha abakene ubutabera, igaha abacumuye imbabazi, igasubiza uburinganire mu muryango wose w'Abayisirayeli. Ibi byose bitwereka ko Yubile itari igitekerezo cy'umuntu, ahubwo yagaragazaga imiterere y'Imana ubwayo. Imana ntiyashakaga ko umuntu ahora mu bubata, ko ubuzima bwe buhagarara ku makosa ye gusa, ahubwo ishaka ko agira umudendezo, agasubira ku rwego rwiza, kandi akagira amahirwe yo gutangira ubuzima bundi bushya. Iyo twinjiye mu mateka ya Yubile tuba twinjiye mu bushake bw'Imana ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu, uko igena igihe, uko ishyiraho imbibi z'ububasha bw'abantu, n'uko ihora ishaka gusubiza umuntu mu cyubahiro gikwiye. Ni inkuru y'ubuntu, ni inkuru y'ubutabera, ni inkuru y'umudendezo, ariko by'umwihariko ni inkuru y'agakiza, ikaba n'inkuru y'uko Imana idatererana umuntu niyo yaba yarageze cyane kure mu bibazo. Ni muri uru rwego dushobora gutangira gusobanukirwa neza impamvu umunsi wa Yubile wari ingenzi cyane mu mateka ya Bibiliya, n'impamvu ubutumwa bwayo bugifite agaciro gakomeye no muri iki gihe. Iyo urebye isi ya none usanga ibibazo Yubile yari igamije gukemura ari byo bikomeje kwiyongera. Ubutunzi buragenda bwigumira mu maboko y'abantu bake cyane, mu gihe imbaga nyamwinshi igenda irushaho kugwa mu bukene bukabije. Ubutegetsi bw'isi burarushaho kuba nk'ubwubakiye ku nyungu z'abafite imbaraga, aho abakire bagira ijambo riruta iry'abakene, kandi aho amahirwe atagabanywa mu buryo bungana. Imiryango myinshi yagiye igurisha burundu imitungo yagombaga kuba umurage w'abana babo. Ubutaka bwagombaga gukomeza kuba nk'ikirango cy'umuryango, bugahinduka igicuruzwa cy'igihe gito. Ibyari bigamije kurinda ejo hazaza h'abazabakomokaho bigahinduka uburyo bwo gukemura ibibazo by'igihe gito, bigasiga icyuho gikomeye mu mateka y'imiryango. Abana b'ejo bagasigara badafite aho bahera, badafite aho bahagaze, nk'aho amateka yabo yaciwe burundu. Ku rundi ruhande ibihugu byo ku isi bikomeje guhangana, kurwana no gusesagura ubuzima bw'abantu bipfa imbibi. Ibice by'ubutaka byagombaga kuba ahantu ho kubabeshaho, ahubwo bugahinduka impamvu yo kumena amaraso. Ibi byose bigaragaza ko umuntu yagiye yibagirwa ko ubutaka atari ubwe, ahubwo ko ari inguzanyo yahawe n'Imana, kandi ko agomba kubugiraho inshingano aho kubuhindura intwaro yo kurwanya abandi. Muri uwo mwijima w'akarengane Yubile igaragara nk'igisubizo cy'Imana cyari cyarashyizweho mu kabwibwi kibi, ariko gifite igisobanuro gikomeye no muri iki gihe. Yari uburyo bwo gusubiza ibintu mu murongo, aho abakire batari gukomeza gukandamiza abakene, aho ubutaka butari gukomeza kwiharirwa n'abantu bamwe, aho imiryango itari gukomeza gusenyuka buhoro buhoro bitewe n'ihungabana ry'ubukungu. Yubile yari igitekerezo cy'ikirenga cyavugaga ko hagomba kubaho igihe cyo guhagarika ibyo byose, igihe cyo gusubiza ubutaka ku babwirunzeho, igihe cyo kubohora abantu bari barabaye imbata z'ubukene n'imyenda, igihe cyo kongera guha umuntu agaciro n'uburenganzira bwe bwo kubaho mu mudendezo. Reka twinjire muri Bibiliya neza turebe Yubile ngo yari iki. Yubile mu giheburayo ni Yovel. Yari umwaka wihariye cyane mu mategeko y'Abayisirayeli, wabaga mu mwaka wa 50. Wari umwaka wo kurekura imbata, gusubiza ubutaka kuri ba nyirabwo,
kuruhura ubutaka ntibuhingwe, kuburaza ndetse no gutangira ubuzima bundi bushya. Mu Balewi 25 umurongo wa 8 kugeza ku wa 13 hati: kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7 iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka, ariyo myaka 49. maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzajye uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga. Ku munsi w'impongano aba ariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangira abo muri cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile. Muri uwo munsi musubize umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango. Uwo mwaka wa 50 uzababera uwa yubile, ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'umuzabibu itogoshwe, kuko ari umwaka wa yubile. Ujye ubabera uwera, mujye murya kimeza iyo muri wo muyisorome. Muri uwo mwaka wa yubile mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Yubile ntiyazaga gitunguro, yari isabato ikomeye cyane, ariko yabanzirizwaga n'andi masabato menshi, nayo tuzababwira mu biganiro bizakurikiraho. Ubutaka bwagombaga kuruhuka nyuma y'imyaka 7. Umwaka wa 7 gukuba 7 bikaba 49, noneho umwaka wa 50 wabaga yubile. Iyo yubile yatangiraga ku munsi wihariye, umunsi w'impongano, Day of Atonement, Yom Kippur. Bavuzaga ihembe. Ibyo twabibonye mu Balewi 25. Batangazaga ko umwaka wa yubile utangiye. Ibi byari bifite ubusobanuro bukomeye. Imbabazi zabanzirizaga yubile, hagakurikiraho umudendezo, freedom. Gusubiza ubutaka bwose bwari bwaragurishijwe kuri nyirabwo bwasubiraga ku muryango wabuhoranye mbere, ni ukuvuga kuri gakondo. Impamvu ubutaka bwari ubw'Imana, ntago bwari ubw'abantu. Kudahinga mu mwaka wa yubile, ntibahingaga, ntibasaruraga, babeshwagaho n'iby'Imana yabateganyirije mbere. Uyu munsi habagamo umunezero udasanzwe, amarira y'ibyishimo, amahoro, ubuzima bushya. Nta mukire, nta mukene, nta mugaragu, nta mukoresha. Abantu bose banganaga imbere y'Imana, ubukire buringaniye. Nta muntu uhoraho mu bukene, nta muryango ucika burundu. Yubile yari ifite intego nyinshi: kurwanya ubusumbane bukabije. Imiryango ntiyagombaga gukira burundu cyangwa gukena burundu. Kwibutsa ko Imana ariyo nyiri ibintu byose. Ubutaka si ubw'abantu, ni ubw'Imana, kandi bakigishwa kwizera Imana. Kubaho udahinga byasabaga kwizera Imana kwizagaburira abantu, kugaragaza imbabazi, kubabarira amadeni, kurekura abantu bakagira umudendezo. Harimo ubusobanuro bwimbitse. Yubile ntabwo yari amategeko gusa, yari ikimenyetso gikomeye cyane. Yari ishusho y'agakiza, yashushanyaga kubaturwa mu byaha, gusubizwa ku Mana. Byaje gusobanurwa neza na Yesu Kristo ubwo yari aje gutaha yubile yo mu mwuka, aho yavuze ati: umwuka w'Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Luka 4:18. Uwo mwaka wari yubile. Icyo bivuze, Yesu ni yubile nyayo, yazanye umudendezo w'imitima. Turabashimiye cyane. Tuzagaruka mu gice cya 2 turebera hamwe uko Abayisirayeli bayubahirije n'ingaruka byateje ku kutayubahiriza neza.